bose zamwe mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasira bwaryo. Nizere ko mumeze neza n'abari hanze y'igihugu. Ndabizi ko mugenda mudukurikira mu nkuru tugenda dukora zigiye zitandukanye impande n'impande. Ariko uyu munsi muri kubona kuri kamera araguhamagaye, muri kubona kuri kamera zacu famille n'ubundi mwakunze muri benshi, muhora munyishyuza, muhora mumbaza. Navuze ngo reka mbasure ubushize ko nasuye Souvenir, tugenda ikiganiro gitoya turi twenyine, madamu yari kwita ku mwana, ariko uyu munsi nagerageje nawe kumwinjirira, ndavuga ngo nawe ugomba kuba wishyuye kuri kamera tuganiriza abantu kuko barabakumbuye. Souvenir mumeze mute? ntukireke nyine ni sawa mwana, yari kunyeka ngo umuntu abyutse amutuburira. Abatubuzi babaye benshi, ariko ntabwo imirimo yarabuze. 65 numva nyine 350 ubu nabacirira ibihumbi ibiceri 35 arabigutwara se? abintu wasubanye bebe tumutubura nta mutubuzi utubura umuntu uki barabatuburira. ahubwo njyewe natuburiye abatubuzi. amafunguro arabonetse se mwana, natuburiye abatubuzi ariko inzara imeze nabi. nta kibazo, ariko mwanarya none se byo kurya byatuma tutaganira n'ubundi ko tuba twaje. turagira ngo tubaze, tumara kutubaza ugende dukora undi muntu. nta kibazo, amafunguro yaza tukagana turi no gusamura n'ubundi nk'uko byahoze kera. ntabwo ari bwo bwa mbere, nta n'ubwo ari bwo bwa nyuma. bamenyereye uyu munsi birabaze ntabwo twe twateguye kuza kuba uhari, ariko ko mwahindutse mwana. ukuntu wihangana kano kanya kuba bebe yaravutse mutangiye kungabanya. Famille yarakuze niko kano kanya famille yarakuze, famille iri kugenda yiyongera, bakagenda mugabanyamo abakuru. izo mbaraga ntazajya nzibona. ibintu byarahenze ku masoko cyane, ariko mumeze neza uko biri. ubushize nindi kuganiriza nkubwira ngo nzakenera kuganira na Souvenir bapfuka nababwiye barushatse ndabona utangiye kuvugishwa. nta kibazo, ugomba ubwo nibiba bihora mwakiri mu kazi. komeza modu twikomerere. yego nari ndi kugenda nganiza n'abantu bakomeza bagenda bambwira ati se Fani yagiye ko Fani tudaheruka kumubona, Fani yarihishe, Fani yanze kutuganiriza kandi Fani turamukunda. kubera iki Fani atarutse kugaragara kandi nawe afite YouTube channel yakwiye kujya acishaho nawe ibiganiro bye? twarayigurishije, uracyayibona? Mwarayigurishije? byaranze amafaranga barayitwibye. abantu sigaye bibacano natwe iyo bahise bayitwara. ariko umuntu wayitwaye yahinduye n'izina, ariko turi kubikurikira kugira ngo ibe yagaruka. bebe nawe iyo nagezeho yabimenyera avuga ati icyo kiganiro nanjye ngomba kuba nyirimo. wabonye ko ushize yakuganirije? ngomba kuba nyirimo. ubushize rwose twaraganiriye bigenda neza cyane. wowe rero bite ko tuganira? turaganira nta ribi. njye meze neza ubu ngubu, igihe nubwo tugiye gusamura. muri make ibyari bikuzanye urabyibagiwe. ikiganiro ndabona cyayo niko cyari kikuzanye urakibagiwe. niko oya tugomba kuganira turi kuri. nakubwiye ruriho muruzane rero, navuka nabibona ahubwo arizana. komeza mwana. ako agasenda karahari. none se njye mubamubaza aho mubikura, ntabwo mba naraye mbivuze. komeza rata. yego dukomeze n'ubundi nagaciyemo tuba tugomba kuganiriza na famille yose. Fani wowe umeze gute? abantu baramaze iminsi bagukumbuye bavuga ati Fani nyuma yo kwibaruka yahise aduta. Rukundo yagiye kuruha umwana wenyine ko mbere yatuganirizaga. byagenze bite? bimeze neza. hari abantu rero bamaze iminsi bagukumbuye, bahora bakumbaza bavuga ati se Fani bimeze bite? ubu Fani
kuganira kwe ni uko bimeze neza gusa, nta kindi kintu ngomba kubabwira ni uko bimeze neza gusa. Souvenir we ntabwo ndamubaza byinshi, twaraganiriye. ndahari ntaho nagiye Urahari, wari umaze iminsi ari kuboneka, rega nibyo nkubaza, kwita ku mwana nyine. uri kwita ku mwana. nimba wabuze ibibazo wazasubiye ku ishuri ukajya kwiga uko bakora umwuga w'itangazamakuru. Bari kuzana ibitunguru imbere, bari kuzana ibitunguru imbere. uri kuvuga ibyo uri kuvuga. Hanyuma wowe umeze ute? Yemeze neza nta kibazo. Ujya gufata urugendo ukava mu rugo iwawe ukavuga ati reka njye gusura famille ya Souvenir, wari uzanywe n'iki? Icyari yakugenzaga muri make cyari ikihe? Mbo Gano cyapfuye. Gano Yishwe. ngiye kubira ikirundo. Rega ibiryo biracyonye. Komeza mwari tubwire icyakugenzaga nari bindi, hanyuma tugire n'umwanya tunasoze, hanyuma tuze kubarekura bamere fresh tunaganira. Icyari kinzanye rero ni ukomeza kubaganiriza n'ubundi n'ibisanzwe. n'ubundi twanagana dupoza Aho nari maze kumva wenda birakorohera, birakora uko inda mbi tuyimamaye tugiye kugana turi kurya. rimwe kabiri gatatu tugasoza ikiganiro. ese wakomeje ikiganiro ari ubiguhatiye se? Memuretse nyine bebe urahora tuganira. Ikiganiro umuntu ari kurya hari igihe nyine usanga bitameze neza. Urafata mikoro ko turi kurya. Mikoro se ngewe ndisha amaboko abiri. Njye ntabwo ndisha amaboko abiri. Reka dusobanura bakumbuye fani. Nababwiye ngo mushaka urundi rusenda. Urusenda rwanyu nicyo bita agasuzuguro. Icyo bita agasuzuguro, kandi agasuzuguro umuntu aragakemura. Iyo uvuze ikintu rimwe kabiri gatatu ukavuga ikintu udahari ugasanga ntacyo bakozeho ukabisubiramo, wanabibaza ngo barabikura he. Ubwo utangira kwibaza nimba uri umugabo muri urwo rugo cyangwa uri umugore cyangwa uri umuturanyi. Umuntu agenda abikemura gake gake. Navuga ko nta muntu uzajya kubonera stress hano uwo ari we wese. N'uyu nguyu nazanyeho Swababu wa mugani wa nuza wa Ngoga, urumva kamerama Ngoga wamumenye nta mikino, ntabwo avuze kuri rwa wirukanka wanataha ugasanga n'ibyo ugomba kubona ntubibone. Ubone ko ugiye gufata amafunguro urakaye. Ugiye gufata amafunguro urakaye, aho turaganira. Ntabwo turi buganire nakaba gaciyemo, ariko nk'umugabo nyine nawe urabibona ukagira icyo ubikora. biba bigomba kugenda neza, bigomba kugenda neza. Rero Souvenir we ntabwo wifuza kubaza ibintu byinshi bigiye kure, uri ku meza, ariko inkuru nyamukuru yatumye nza aha ngaha niyo n'ubundi maze iminsi twumva tubona ku mbuga nkoranyambaga yuko hari ibintu bitameze neza hagati yawe na famiye. Ibihe bitameze neza kandi uje tukanakugaburira. Ubwo ndavuga umuryango nawe wenda ndi kuvuga hano famiye yo mu rugo, famiye yo hanze. Ugendeye ku ntuza se, ugendeye kuko wenda nari ndakayeho mu kanya. Ariko biri no kugenda bivugwa n'ubundi ko abo ngubo noneho ninjye wigire kuri kamera kugira ngo kameramani asamure, nanjye ndasamura mu kanya kugira ngo mbone kuno Souvenir muhati ibibazo by'uko famiye utasamura ntarebe. Ye narangije gukura ibitunguru se bitagira ifiriti nta mahoro. Ibitunguru nk'ibintu byo kwifiriti abana birya byonyine. Ibitunguru njye buri ikintu cya njye muri n'ikintu cya mbere ibitunguru mbona bitya byonyine. Ibitunguru kwifiriti njye mbona nabirya byonyine, mbona nta kintu bitwaye. Ni gacumbari. Kamerama kwa Souvenir wahabonye? Mba nahabonye. Turaporeza mbere twarya bwa mbere hageze. N'ubwa mbere oya n'ubwa kabiri kwa kubushize cyagena nawe Suisse twari turi kumwe. N'ubwa kabiri
bwa kabiri ubushize rwo rwanjye tuba ari duke ariko tukadusangira icyo cyo n'igihe naje cya gihe se igihe muza musanga ndi koza umwana hari igihe basanze uri koza umwana n'ubundi ndumva bamenyereye none se Mobi ndakunda wowe cyane kutatwereka ibirori ko wahereye umwaka ushize utubwira ko ufite ibirori uzadutungura wowe byarangiye ute njyewe nta kibazo ibintu kugenda bigenda neza kugenda neza nta mukazi wawe ubu guhamya nanjye ndashaka kubatumira mu minsi mikeya uracyakundana na Alice nzitereka uracyakundana na Alice cyangwa wasubiranye na urumva Roza na reba nzitereka no kuri kamera mbatumire nzitereka no kuri kamera mbatumire bagita kujijisha.com Urumva? wajya ubwira abakunzi bawe ko nawe ari aho bigeze basi nanjye mfite umukunzi Witwa wanjye nde? nkunda cyane n'izo urumva? nzoga tuzinywa nshaka kuzabatumira inzoga tukazinywa ibintu bikagenda neza tugasangira uritegura kuba pare umukunzi wawe yitwa nde uritegura kuba pare cyane ubundi kukubaza umukunzi pare wawe yitwa nde pare ni umuntu ibyo bintu byose agomba kubiganira pare aba agomba kubiganiraho ibintu nk'ibyo ngibyo tukareba mu nese umukunzi wawe yitwa nde kugira ngo n'abantu badukurikiranye bumve ko utajya utendeka cyangwa nimba nta n'uhari tumenye ngo ntawe uhari cyangwa nimba ari Alice tumenye ngo ni Alice arahari ariko kandi ntabwo aba bose mfite amanomero yabo nzabohereza link arahari ariko ntabwo agakora ntabwo ibintu akunda bya ibintu social media. by'amashusho niko arahari ariko ntabwo akunda ibintu by'amashusho media ariko ikintu nababwira nanjye niba aricyo kintu bategereje nanjye ndi kuva mu rubyiruko njya hejuru bajya kumbumba ejo bundi ngo byaha nanjye byagenze neza inzoga turazinyweye aba bizagorana gushaka umugore kubera ko gufata icyemezo birakugora icyemezo gute ako Ange mwarasubiranye icyemezo gute se? icyemezo ndahiye icyemezo se gute gushaka bati reka nshaka umugore ngere aho mbarizwa oya none se ngomba kubikora ko nawe warabikoze tuba tugomba kukureberaho n'undi dore maze ubona DJ yarabikoze nawe ukabikora Hassan akabikora wa munga ninjye usigaye ninjye usigaye rwose Hassan yaranibarutse wagiye kumuhemba ntabwo twari twabitegura ariko tuzajya kumukanda manuza nzashaka rwose cya nido cya gikombe kinini cya nido na nyuma ya nido kwari ukuntu kwaje nawe ushyiramo igikevanti kinini tukajya kureba anywa inzoga undi Hassan ntabwo mbizi n'ikarito y'amata cya nido n'agakoma n'agakoma rwose bikagenda neza iyo mugiye kumusura babyita gukira babyita kumukanda kuyakanda kuyakanda amaboko ariko hajya sobone were ko bayakanze ngo ku masaha ya nijoro hanyuma abantu bagiye bayakanda pe hanyuma abantu bagiye bayakanda nubwo utarayakanda wowe warambeshye uhengera n'ahari nagiye mu butumwa bw'akazi akaba ari bw'umamagara nakubwira ati dore akanomero ishyiraho ati turabona rero urabona ngo byagiye mu nkoko kuko niba naraguhamagaye nkakubwira ati muvandimwe uri hehe nkasanga wenda akazi kagufashe turiya mitaha twakongenda wa muntu ntabwo buri munsi ntabwo ari uko murana amafaranga ejo n'ejo ariko bene ibiryo bitera peti iyo byahoze akamera ko nakwizeraga mu bintu bijyanye no gutamira ubwo wasanga niyorobetse nakwizeraga mu bintu bijyanye no gutamira buriya kandi twaba twenda kumanuka ku Gisenyi muri iyi sama ifu uzayimara no mu kameramani asonza ifu uzayimara niyo nariyo ngo nsigaze ntabwo mbyemera igishyimbo kimwe nisigaze asonza vuba ariko yabigeraho
akagira bikeya nanjye tujya ahantu muri resitora twaragiye nko mu kazi ahantu akabyarura bikarangira byose abisize kandi yatatse inzara mbere y'abandi menya ariyo mpamvu ukuboko kutaza ukuboko kutaza ngiye kugerageza no kujya gukora agasiporo urimo kuza gake gake no kujya ukora agasiporo urimo agasiporo gake gake no kujya ukora agasiporo rwose ukareba ko nawe akaboko kazaho nubwo siporo ijyana no kurya cyane nuko iyo ukora siporo kariyo nyine urumva no kurya biriyongera apeti iraboneka apeti rwose iraboneka kandi ibintu bikagenda aho kamerama byanshimisha nuko wenda haramba nta kirimo ibindi bishize ukuntu bari byiza bigomba gushira n'ubundi bigomba gushira kubera ko ubundi mu muco yigeze kuba kuri Hasani araza turavuga yihore kamera mpita nyifunga cyakira hari nta kamera azi mu bisorori birimo ibisorori twayipfundikiye umva abahungu twasoje akazi kakozwe twasoje kare uretse ko hari abirimo dano hano ntabwo byabura kabisa abantu bari gusangirira hamwe ubona bafite apeti ubona bafite apeti ubu bakutare kuri igisahani cya wenyine nanjye buriya akenshi nkunda kurya kenshi iyo mfite umuntu turi gusangira kuko iyo nisangije birananira pe souvenir niwe muntu nabonye abasha kuvuga ari no kurya wowe birakunanira souvenir no kuva na kera ariko ikintu bamuziho abantu bamukunda souvenir buriya nawe nuko wenda atagiye mu bintu byo gukoresha ama Instagram cyangwa ama TikTok cyane nawe yari mu content uzi kuvuga mu gihugu kuko wasanga zira content yakoraga kuri YouTube ikintu bari bamuziho cyane ngo arazi kuvuga pe kuvuga ngo byari ibintu bye icyo ni ikintu mpamya buri munsi twahuraga yaravuga ati uravuga pe nibyo bintu binunze Imana irivukira reka turebe bebe we muri iki Imana n'utuma mbaho baravuga Imana irivukira reka tuzumve bebe we aza mu munyamakuru ari cyakubwira ko iyo ngiye nk'ahantu hari abantu ku bantu banyine badasanzwe banzi batazi na bino bintu dukora by'akazi ka buri munsi baba bazi ko navuga bakanavuga ngo ndiyemera ariko twagera kuri mikoro biba ari ibindi bintu nk'abantu tutamenyeranye ngiye dushobora kubagera mukavuga turiya mutipe se ubundi kwibuka hari umuntu agiye gusura nungurwa nuko akuzi ariko ambwira uburyo yakumenye umva birahagana nindera ibintu ugiye kuvuga ni cyangwa kwa guhimbahimba Janvier wowe uriya Janvier ukora amavideo nese nawe twamenyane kuri Scaf TV ndetse n'Ibatariho niwe ndikira mugikora kuri Scaf mugikora hari yambwiye ngo ukuntu yakumenye biranungura ati njye nzi ko souvenir umuntu utajya uvuga ariko nanjye kubona ibiganiro byinarumye abantu benshi bataba bazi atanu hose nabonaga yicaye ndabizi nanjye ko abantu benshi bazi ko najya mvuga kuko ngiye iyo ndi mu bantu benshi ndaceceka byatari no kera nko ku ishuri cyangwa abantu twiganye cyangwa abantu tuziranye kera ndi muto sinavugaga bakare ngo byaje ryari yaje kubera akazi gushaka amafaranga none se nkubwire ngo buriya ubwo ni amatrend niba mvuga bikanyinjiriza ko yakina navuga niba arimo umuntu ujya gukina bikamwinjiriza arakina uragenda uravuga ati ukuntu mvuga ntabwo nashaka umudamu uvuga aragenda ashaka umudamu w'imfura ucecetse koko kumuvugisha kumuganiriza abantu bajya badukurikirana barabizi kugira ngo azavuge ni ikibazo biba bisaba kumuhata amagambo mubaza ibibazo bibiri agasubiza kimwe kirimo ibyo bibazo byose bibiri wari wabyitegereje ubwo biterwa kandi nanone baravuga ngo uriya uko uteye si byiza ko nanone ushaka umuntu muhuje ibintu byose nimba ukunda wenda urugero urusaku ubwo gushaka n'umuntu utarukunda umuntu ucisha bugufi
waba ucecetse ugashaka umuntu w'umusazi. Mm. Ugase ngiye ko nitonda. kuko mwese muhuje ibintu byinshi mwese muri abasazi muri abasazi mwese Ngiye ko mukamusarira hamwe nitonda. Ngewe ko nitonda, uri umukobwa witonda nitwashobokana. twagusanga telefone uba witonda bwo uranitonda byose ntaribi Ngiye kuzashaka umukobwa. ikibazo ni kimwe Ni iki? Ikibazo ni iki? ariyoberanye Ndiyoberanya gute? nanjye rero uba ukuzi imyaka mba nkuza nk'umuntu utakuzi ikintu nk'umukobwa wagiye gutereta uzi ukuntu nk'ubusheri bwawe buba bumbwira ngo mana yanjye none aratomboye Kuvuga bw'iki? wakora cyabyemera ese wari wahitamo Oya magara n'umwe. yose nuzi nayo bavuga gute Oya n'umwe nawe urabizi n'umwe. agarira yose ntabwo uzi izera n'izaba Oya n'umwe ngewe nabyo kuvuga ngo kubagara bashaka kuntera. niba ari umwe kuki bakubaza amazina y'ugaceceka Ntabwo ni ngombwa kumuvuga amazina Neza ma- kuko inshuti zanjye za hafi ziramuzi. kuko hari n'abantu baba bitiranwa N'abantu baba bitiranwa byashoboka ijana ku rindi. azume ngewe ndi nko mu kazi no muri intro yanjye nabyongeyemo nongeramo souvenir wa kana cyangwa nkavuga ati papa kayira Yego wowe mba ndi proud yabyo nanjye ni Wowe, proud yabyo. kandi bitangira kare Abimenye ndamushimira ndanamukunda. yitwa nde nitwa ariyizi uko byari kose ariyizi Arabizi ko ari ngiri kuvuga aranyobera. na kare mwavuganye Niko ntago yabiyoberwa narisi narise. Shani anje we Divine. anje barashwanye Ariko nko mushaka kuvuga amazina nk'aya bahanzi. ni benshi ariko uwakunda narisi Ni benshi kandi arisa nuko natajya ayita ku biganiro arebye kino kiganiro agasanga watinya kumuvuga muhuye yakuniga oya ntabwo se biracyabaho. Basigaye baduhohotera. aza kumuha link mubwira turebe ku munota uyu n'uyu bakwihakanye Raga kunteranya koko nta soni. ari ikintu cyanyobeye uzi ko abasheri bawe bose mwagiye mukundana abayisi bawe ni abanyamahane ndaguha ingero z'abakobwa batatu nzi akubimva b'abanyamahane reba nka Ange ni umunyamahane Giselle umunyamahane Alice ni umunyamahane ariko Alice nubwo ari umunyamahane mubakiramo akantu ko kuba nyine ko kugira gute se ko kuba nyine ntabwo ari umuntu ubigaragaza ako kanya ariko mbabona nawe akoze intambara abo bose yabasanze Ikamana nyagasani. Gusa ikintu tuba dukomeje abandi bo nabasanzwe ubu ni babandi ubeshya biraho ikintu tuba dukomeje gushimira Imana nuko baragera ku bakunzwe ubicaho uvuga ati ndamusuhuje ariko njye umunsi umwe ndashaka nzicuruka mu kiganiro nkabishyiraho umucyo. mbwira tuze kugikora tumuhamagare live mu kiganiro yenda muhamagara mutunguye mwati ndi kumwe n'umukunzi wawe mbwira nimba ari cyo wamubwira cyanze kumuhamagara mubwira ati mbwira amazina y'umukunzi wawe byagana najyaga nkora kera kuri Kigali turaza kubikurikirana. Ikibazo ngiye yatamenya yatamenya akarinjye uraza kugira gutya kuvuga umeze urumva ndwe n'umuzehe kandi nyine umusore nyine muto nkiri muto kuri mamise nijuta se nijuta. hari abantu bari bamaze iminsi banza bavuga ati turashaka kongera kureba famiye muri kumwe souvenir na famiye bari kumwe ngaba nubwo tudahageze wenda bagiye mu masaha yo gufungura wenda kubaganiriza wowe wagira ngo amasaha uwo yaje oya njye nuko ariyo masaha n'ubundi mvira mu kazi nsigaye nkora kuri radiyo niyo masaha nsigaye mvira ku kazi ugasanga nyine ubu uvuyeyo yawe ugiye oya mvuyeyo ukora ikiganiro cya sangahe muri cya saa yine urumva rero bigahita bihurirana nuko amasaha wenda mbagiriraho nayo kujya ku meza ntabwo ndije se kibura n'amazi ntabwo rwose utagira ngo ni ibindi ndenze amazi uratabyuzura birabibaye warengejeho saka agacupa ko mbizi n'ibyo kandi kamerama buriya nta kuntu twazana
twazana akamitsingi tukaba dusoma hamwe Yesu yararangiye girasi ari n'ahantu wabona kagora kaboneka twakivuga nka byatewe n'iki nagashakaga souvenir yo wumvise kameramani wanjye aragira ati tugashake tugasome tarambye ati nta kibazo sha reka mubwire mu bantu twakoranye n'umupeti sinuko turi kumwe ariko man afite byinshi twasangira byinshi ariko dukeya afite sha turasangira pe ntacyo njya mushinja byinshi ntacyo mujya mushinja pe iyo mfite agacupa aragasoma nawe yaba agafite ndabizi nta bugugu nta mu kibazo cye so dusoze rero nawe tukure kuri ube wafata icyakura ahubwo mbe nasimbuka wongeye kujya mu kazi kubera ko murakoze cyane ntabwo wabisiga mobi turakora ikiganiro duhamagare sheri wawe ugira amagambo ubwacu mbe icyo mutekereza ndabashimiye